Haleluya. Ni jyewe so ntabwo wakubyaye. Icyo ni igiki? Igiki ndimo kumva? Mwongeye kwirirwa mwe abadukurikira kuri channel ya ISP Kigali. Ngiye mubona amazina nyakuri nitwa Nigena Emmanuel, ariko nkabanzwi ku izina rya Ndugayo. Mujya mumbona amafilimi nsohora. Iyi filime mwarimo mureba ni publicité igiye gusohoka muri uku kwezi kwa 12 wa 2025 nibwo iri busohoke. Mukomeze murebe kuri iyo channel ya ISP Kigali, muzayibona. ni filimi nziza irimo irakorwa, izatindamo kubera ko igomba kuza imeze neza, tugenda dukosoramo amakosa amwe namwe mubona mu zindi. Kandi mujye mwibuka kuduha comment, mutubwire ikiburamo n'icyo twakongeramo, kandi turabakunda cyane. Mwibuke gukanda subscribe. Okay.